bazagikora nuko nyine twaba ntabwo nacyanze mbere kubwira umuntu ngo yavuye muri gahunda yo kuririmba yanayiga arukamo ariko reka hari ikintu cyatwitiriye umva stande ikintu kibaye nyine kitanushimishije nuko wenda muri hariho pressure right now on this platform gena tuganire nawe twumva ko turi bubigenze turi abagabo turakuze oye noneho wafashe nimero ze nje ntabwo nazifashe gusa je araduhuza kuko niwe wamushe nawe then we're gonna go to Jay turagushinze n'ubona urwo ruririmbo nkuko bakwini babivuga b'abarundi ari rwo rwa mbere muzarukore kandi nubona ugira inama k'abarundi byanze kuririmba Nyagasani mbere y'ishumi bamwiye kumva ego Chris man ari kumwe ngo dingona nagaruko bemeze gusa nkurikirana ibintu bucece ntago nkunda ibintu hanyuma hari abantu bari hasi bari kuvuga ngo bashaka gushinga intahe ngo mubazamure Nyagasani wa mbere y'ishumi witwa Eric ahereye kare mu muzamure reka ndamumwanya ndijyanire je burankereye base Theo wangimbiye ngo Nyagasani wa mbere inshuti hagati ishumi uyu ntago ari yanjye ni ya Mr. Kagame yanjye aravuga ngo imurira nziba y'impamo bambwiye ko wanyitangiye sinemera ngira ngo wenda byakuze undi ariko none menye neza ko wagiye ku musaraba ukawugwaho ugira ngo mbeho nkwiture ikiko ntacyo mfite mukunzi mwiza nzirikunda akirira ishimwe ngushimire mukunzi mwiza nzikunyumva akirira ishimwe ngushimiye umwihariko wawe Yesu wabaye ukora ibitangaza mwana mu ndebere comment bari urazuka ni wowe wa mbere imva yawe irarangaye maginga ya izabandi zarameze ibyatsi Yesu we mukunzi mwiza nzikunyumva akirira ishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzikunyumva akirira ishimwe ngushimiye amen niyo ngiyo uzi ko abantu babaye bafite mu mutwe hano y'uyu muntu uri gutukana muri comment dore umuntu anutse mana mureke mana byirengageze by'ubuvuzi bireke wibisoma mana oya nagiye kumutse bino biboro biratuma impita nyine ngewe mva muri character zanjye ngo nkore ibyo ntashaka we erega hari umutipe ubuprofese akantu yumvanya abantu kugira ngo rero ubu tuzanga ari n'umukozi wo mu rugo urukumva ntacyo arigizaho naririmba okay twabirangije Theo mugira amateraniro meza nakubwiye n'ibyo ngibyo ariko umutipe ari ese Theo abantu babumva muvugana ninde uri kuyobora kuri sheru ubu kuri sheri harayobora uwitwa Shyaka afatanije n'undi mwarimu w'umudamu wayoborwaga na Mutima Jonathan ariko yagiye muri pansiyo ntabwo baraza amateraniro y'icyongereza cyahaba ntago akihaba kubera ko na Rukiri n'isengera tugabana turi benshi Rukiri yaje hariya mwe musenga mbere Rukiri gasenga nyuma Rukiri se kwitagiranye gato aho barahafungiye manza naho hari ikibazo ikindi abantu baho barakuri cyane kandi hariya twari twegereye Jessica fana nirajyamo umuriro ngo bohere umuntu w'abandi yigira gusiba Yo yagiyemo umuriro sheri nambwire nimero bari bayishyizeho ariko nayigusubiriramo umbwire n'ugeraho ubwo ukenera nimero ngambwira 078
Iminani ni 2. 62. 62. 69. 69. 78. Theo Uwiringiyimana. Yego Theogene Uwiringiyimana. Theo Yego. so reka mvuge wenda kanyuma sinzi niba uri tugenda cyangwa turi duteramanye Ndagenda kubera nyine ubu nyine mbamubwira Reba izina rya Queen nabirangije. Theo Karamba. iyo navuze ikintu ntabwo njya nisubiraho kandi ndagikora kandi nkagikora n'umutima mwiza nta gahato nta n'iki ikibazo nawe ukeneye ko bagufata mu kibuno ukaririmbisha wamurezi we uri kumva hano uri gutuma hano banuka Hanyuma Queen we Karame message ntago ndayibona ariko ngiyi wayibonye ntayo wabonye ngo yagiye kwa Jay Uwiringiyimana Theogene. Arli Reba neza yaje yanditseho Queen Mohammed. Arli iraza kuza nyine ndayibona Nanjye njye mbona yaje. ese gisigwe Uwiringiyimana ikoreshwa ari abatoneke ngo batoneke karame Reba muri balance yinjiyemo. papi ndakwiye Ari igihe iba yinjiye kuri balance wenda itaraza bitewe papi nawe uraje nta kibazo ndaguma yaje n'abagore we natutswe kuva oya bugumye aho ngaho turebe ko yinjiyeho da batoneke maze nanjye mpamagare MTN. yubareka ntugakorere kuri pressure. okay iza collection avuze ngo Papi umva mana collection yemeye video papi yewe papi yewe wowe ubizi umuntu wanjye uri umuntu ugenda uganira ku kijyanye n'abagenzi sibyo yego Queen we sibyo ndabyumva ntuzatume umuntu weekend Karame yaciyemo okay sawa Imana iguhe umugisha. papi yaciyeho harengaho no 500. umva mana hari ibintu turi guca amazi hari video ya free nayabonye amafaranga Yego, arengaho na 500 yo kuyabikuza papi Yego jewe kandi urakoze Imana iguhe hari undi muntu wakwemereye video papi hari umuntu yemeye video hano ngo iyo ndirimbo tuzakora kandi ikindi uwo muntu wemeye video mubwira ngaragaca gashino kanye agace se kubiziye impamvu kandi azakora umuntu video wanditse mu cyapa ushobora kuba yakwipevera video muzamura biseseni kure hano dufite umwanya papi yewe umva nkubwiza ukuri sibyo Theon legend cyane uzatume hari n'umuntu n'umwe ku isi uwo umulegend wacu nka twe yaba ari amakosa akomeye cyane abadiaspora bateye urumva abagira ngo nimba wamwe yakwemereye ikintu nk'ubu kuri live hano hari abantu 200 ejo atangira agiye kujya guhamagara ngo ngwino hano gusa nakwemereye ngo iyo cyangwa video he's not even mu diaspora uwo se ni njyewe ngo bete gato ngo ubwira abantu ko nabikwemereye ariko bipostinga cyane umutima ari kubeshya ngwino ngo ugire gutya urumva papi sote bari kunsweza njye nanjye namukoze nayo yewe papi urumva umuvandimwe Theo urumva za legend cyaze gukukera n'ikibazo papi yewe cyane kuki ntavuze ngo bajye gukorera Theo muri Kasuku Record ariko nkavuga ngo kujyane kwa Kiss ahantu hose bamwohereza nzi neza ko bamukorera byakorwa urakoze cyane ariko noneho nahise ngerageza abatoneke ndamubwira nti twapanze indirimbo ya miliyoni sibyo wakwiyongoje bamwoherejemo na Desa akakemura ikibazo cy'umudamu urwaye uzwi neza mubwira ngo nose ngo nari mbizi ngo mwigeze mubimbwira mwigeze mugira gute no gaso ntago ari uko mbona nawe urabizi genda gake oya nyine nagenze gake aho ngaho tugenda naho ndakumva je mu mibare turarondisa ndetse tukanakora subtraction ntabwo ndi kuri time ya arrondissement ndi kuri
Sha uranyaragura usuye kunyara tena. Papi wabyumvise? Umva papi. Banabyumvise Papi. yewe Umva nkubwire wenda we wanyumva sibyo? Niba nemeye ikintu nta gukaraga hato nta nubwo narinzi ibibazo Theogene afite n'ibyo adafite. yego Kuko ugiye gucunga wanasanga nanjye ibyanjye mbimurusha ariko wenda ibyanjye ntabwo njya mbivuga. Ako niba navuze ngo Theogene ngewe kubera ngo nkunda indirimbo zawe kandi nzikunda bya nyabyo nkwemereye indirimbo nta nubanegetse aho nzayikorera bashiraho n'igiciro nabyemeye. Izi pressure bari kunshiraho zindi niziki mwaretse nkakora utuntu twanjye nkuko nakora utuntu twawe gake wowe itonde mwana wanjye ntibongere kugusakura aba comment man umva nkubwire muri imbwa zisakuza zitana cyane ibyo nta cyo cyangwa uwimutije noneho bose kubera nakuze kuvuga ngo ngiye gutanga amafaranga karo kandi muri nyamo byagoranye ariko ubundi batoneka n'umugabo ubundi umugabo arangwa n'ibikorwa amagambo kagenda none se wa muhungu wa musore wa mugabo we ibyo bikorwa twavuze twari twanavugana n'uzabicura n'uzabikaraga ngo tubicurange namubwiye nababwiye umuntu witwa Eric wasabye kuzamuka Theo nababwiye ati bampuze nawe tuganire banyitande bamwita Eric gusa ate umwami w'abagore batone akantu kakorogoshoye wagumye wahise usimbukira mu zasaba uragumye ukamubwira ngo naririmba kango nagira je karamurya oya nge namubwiye cyane kuzamura Eric ubwo nawe agira icyo avuga yari yabisabye ndabona comment ni insazi sha dore ngo baratuka batoneke basimuke mu mbaraga gutura inye mana kuba nagusabye kumuza nawe basuhuzeho gato reka basuhuzeho gato ndanagira inama bene data aba bantu bari gutukana muri commentaire harimo umukozi w'Imana wacu Theogene nanjye ndamubaha buriya Pasiteri Theogene ni umuntu w'umugabo naho kwa byose nanabikwiye kuko n'umurejenti asumba n'abapasiteri bagiye bya cumi ata kintu agiye kubikoza uyu se watuzaniye kandi waje yakwigishije kera oya ntabwo ndi kuvuga nabi nashaka kutujyana nimba pasiteri Theo cyangwa umuririmbyi wacu umurejenti ari hano natwe dukoresha amagambo y'ubufasoni amagambo tuyereke wamugeneye iki njyewe ubu wenyine ibyo umuntu amugenera haganira nta kibazo uyu ni umuntu wanjye turabana yo ngaho bavuga thank you wabumvise abasani ba hano yo nge ndibaza umwese babaye abarakare habaye ngo yarazamutse ngo kumubwira akajambo hari abantu bazamuka usigaye ugenda ubwira abantu ko wasizwe amavuta y'ubupastor none se ubu nayasigwa ntimubimenye ahubwo none uyu uje kukwimika yaravuye he niko Theo uyu uje kukwimika aturutse yego sheri kandi yavuye kure azanti umuntu yatujoyininze araryoherwa ubwo nyine ndakeka ko jewe icyo ndi gusaba nuko nenda kugenda ndabuze ukuntu ngenda ndi kubona nta wundi watubwira tukuzamurire nawe ufite igitekerezo nta gitekerezo nanjye nabonaga babisaba hano kandi mbona ndamuzi ariko uwo mugabo ukwegereye umwandikire muri DM umwibutse ko yemeye indirimbo yo kwa Kizi
kandi nawe n'umugabo twizera ujye uhagarara ku byo yavuze. No mana biriseri hari ukuntu umuntu avuga ibintu mwe mukaza kubibyiniramo. Njye ntabwo nabwiye Jay amuze na Diogene ibintu tubikurikirane. Reka mwana kwihuza mwana. Neri natafite igitekerezo Jay. Ikibazo rero nuko muri kuzana ngo kano kanya what the fuck. Bro, don't be mad. What? I'm getting stressed about this shit. People are like pressuring me for no fucking. Don't be stressed, bro. Don't be pissed. Pissed. I'm like I'm fucking upset. Man, a comment it. No banyambaye. Well, just for the simple fact that I agreed to make him a song. Nabyo ntabwo byari itegeko, but I'm willing to do it. I want to do it. Do your things. Let them talk. Okay, just do your things. Hano ubukozi bwo mu rugo butagira akazi butuma. Ngire kwisengera Satani atangiye. Satani atagusanga. Atangiye kuza kuri no live. Murakoze cyane. Ubwo kuvuga ngo ikizira kinjiye ahera. Ikizira kinjiye ahera paje. Papi. Yewe. Wowe na boss wawe ntago mushobotse. Indi. Jewe na Jay. Kandi ngo papa ari we boss kwisa umubihinduranye. Ndetse kubihindura. Otoneke, why do you need a connection? So, Johnson, that's cause the Jay amuje nawe. Niwe yavuze nawe umuntu wanditse ku comment yagukomerekeje none wayisubizi haje biru by'abantu don't care about the comments. Noneho reba uhise yandika kandi Theo yagiye ngo Theo ni umutekamitwe none se unawe tuzisome oyo turaziretse nubwo yewe Theo ndamukunda niwe wabimbwira gutaronga ibifa exactly ntabwo zigenderaho comment man kamanze nebwire papa ngiye ko nakuze mufana na n'ubu ndacyamufana wakuze umufana wa Murezi we ntago weganye na ntuzi nigga wakuze umufana se warangije gukora oyo n'ubu ndacyamufana none se kucyo bihagaritse oya ntago nabihagarika n'ubu ndacyamufana murakoze cyane umva Sunday yo ubwa mbere natugwa nkabyegereza umutima oya nawe uri umuntu umusani commentary ntukajye Matoneke kubisoma nubwo waba utabishaka burya mbonye Matoneke ndakurakara byo nimwe gututse biraguye ubundi baravuga ngo upfunduye dore noneho harimo dore ibintu bijemo karame ahubwo iyo ukomeza kubivuga noneho barushaho n'abafana ba Jay ntabwo wabonye ko nabikunze nta bwenge nawe uri kugira when they get tired bararekera. No, but I like this. I'm actually enjoying it. Do not, because they sound like... Man, I've been boring itself. No, it is not, for real. Wana umukire sande wantama. Nabyari byakera mwana wawe. Nikumara kayimukana cyane. Amaye byakera ubukene bwa cyane nawe do. Wapi twese tuba tugendera kuri ba Jessica ariko Jessica abonye umukozi w'Imana atangiye gucaginga amatelefoni kandi hano Queen bamucecekesheje arayemera ari imyete none mubonye birangiye ngo turashaka ijwi rya Queen abantu kuri kimwarakaye mukanahinda mwazamuye Kenzo ya Kenzo man Kenzo yagiye kuryama yavuze mu mukereye kandi ari muri imbo yeah. But if you want come by Mureke English go to school if you don't Marve ngo batoneka kura mu nyama ni It's okay muri T-zone as long as winjiza amafaranga agutungira umuryango singiye nkura mu nyama muri T-zone se ndahazi It's fine bro it is okay nanjye ngiye kujya gukora yo ejo bundi abasa ngiye kuryama mwana saa 6 bro Nasaba turi saa 5 Nasaba saa 7 mongora nibwo zigoze cyangwa ngira sigireho mu irariho
yayikureho man yikureho ninde sora arayica yikureho ntugasigara live yawe abantu yikureho twimanukire abana abantu bazi no gutukana wewe ni sawa usikuntu mbikunze n'ubwa mbere bantu cyo kuva nabaho hari umuntu abakira ishize nicyo gitibuka amurezi wewe ntago ukuze none se shawe kurangiza ari ibiki nanjye se ubundi wa mwana we kurangiza uzi ngo wowe ubundi warangije utaranakura urangize gukora byiza wamubwiraga ko ari ukurangiza amashuri no kurangiza ibiryo ubwo nibyo barubenda kureba nkakwibwira ese je uri kumwe se muri convention ntabwo nabona abagore bawe kundeba se nta kintu tugiye kubikura mu izuru mbashake se ariko ushakiraho nzaryama nanjye ngushakira bodyguard kandi nshaka hoteli nziza na bodyguard oya wewe ubwo ushaka hoteli nge ndaza na bodyguard ese berbe uzi kuba Uganda wari ubizi ntabwo uri muri convention ntabwo uzajya muri convention nta tike mfite nta babyeyi se bamwemerera tuzagutegera nta tike mfite yo muri Texas nta mubyeyi twakwemerera kujya hariya pe yo muri Texas merega mbamuna kano katujuje imyaka wamba bari kanzamurira umuntu bita Tony nzamurira Tony none se Jay naguhaye itike bakwemera ababyeyi Yusendi ngwereze kashapu yawe cyangwa se oya ndakugura tike y'indege mbwira umva Jay ako Kenzo wari wagiye hehe Kenzo yake kujya je Jessica waruzi ngo mbi Bugande Gigi waje ukadusuhuza ese Gigi ibibazo byinshi Gigi zamuka nzahurira Gigi mbabarira umva Jessica Karame nawe uzaza muri ya bora Texas wano hasi ufite agafoto cyane agafoto k'icyatsi iri green Rwanda convention iri ryari man ese papi mana agiye ni kuri level ya 19 ku buryo nakoze nyeshane 6 man ngo wiki ntago ari inda Gigi sinjye ubivuze Megasi kubivuza muhebyiwe Gigi mwiriwe ciao happy pe wanashaka ukabayo se ni umva mubwire ni wagutunze umva we tugusubira mu byavuze mbidaye ubundi abizi gutabizi he gasuko pasiteri yarabivuze ariko ntabwo nta nubwo bimureba cyane sinzi impamvu gasuko aba yabyivanzemo gasuko se atoneke ugiye kuvuza ibibazo cyangwa uri kuganira nabyihoreye mwe mubishyize ku ruhande meze mikro nakoze ngufana ngiye ubona meze neza sheri wanjye Jessica meze neza kandi ntaho tu Kenzo hari muraturusha iki umva navuye live uje hano kuko uri waryana ariko se sande bite byawe kwabo sigigi ngo hejuru ya none se Kenzo yari yasinze kandi oya Gigi se ko ntaba gigirega muramukomeretsa mwewe ese bizarangira bite nari maze n'iminsi ntamubona disi Gigi nkwibarize karaje mwandeze nkabaza ndabyemeye bose nabaze no ariko niba atabyemeye Gigi nkubaze Gigi wareka baza ariko numva ziri ko wakomeje kuvuga bitanda kwibuka man mwibukiye kuvuga bitanda kwibuka tu uyibukiye hari akantu nakwibukiyeho akahe inbox ndakwandikira inbox ndakubwira ndabona muri comment habaye muri comment hashyushye mutapingi ubonye Gigi muraweza Gigi bundi bite byanyu ndabona comment ari Gigi gusa Gigi wi akantu ko gutoha dukuremo iyo gole niba utari indaya koko
amahoro kwa moto neza natayikora Gigi wagiye kinyabufura man dukore miyogo Gigi you need to sorry Jay Excuse menye ko nge ndi umubyeyi rwose ibintu byo kunuka ntabwo nyambishyigikiye ko nanjye ndakubaha Jay Excuse ndakubaha ntabwo nagutuka nanjye mbabarira ntunuka kabisa Jay yatsinze ndakubaha pe kabaye Stella yamugezemo buraya Yazamugezemo ari kureba umuryango muryanane ntabwo ari kureba neza mwabonye ukuntu Jay ari kubyina amabere agakora hasi ndamukunda yaduhaye ukuri nimuzajya muvuga ngo ndamwubaha ndi n'umufana we rwose nambabaye mwabibonye namwe songs hajya ninde ni songs ni soga wi ari kuri 0 bitagashyushyu nk'ibitira aho ngaho ategereje kujya muri studio barezi ban oya man ntabwo byari ngoma ndi umuntu w'umugabo ndi umuntu mukuru sibyo niba tuganire mbyemereye hano nari kumusanga kuri himba usanga mubwira ati tuzabigenze gutya ariko nuko Jay yahise abizana Jay nuko akora ariko birumvikana Theo abakeneye inusu y'amata afite abana none se Jay yahise abivanga aravuga ngo ntabwo uzabikora no Jay ukuntu byagenze nyine nari ngiye gusaba ntuze ujya mugabo ngo duhure nyine mu bundi buryo ntabyeruye noneho Jay araza abishara ku karubanda mpita mbyemera gusa ntabwo usobanura ngiye kwigaragaza ngo baguhaye angahe ngo byagenze gute bro that's not me I'm not the guy Jessica ngubaza akantu uzabikora ntari bimana hari ahantu nigeze kunyura nsanga batoneke mu mureke n'imbwa mu minsi umva uyu munsi ndamoka ariko hari ba Jessica benshi wasanga ari Gigi nashaka kukwibariza sibyo usuze wa munsi uvuye mu kazu kanyagirwa uwo mugore namuzi pe njya mwumva nanjye bakabimba unsimbuke nawe Gigi ndamukunda rwose wagiye kuryama ko muri gusinzira Gigi wasenza akajya kuryama koko Nezidora ngarashaka kuguhaho